ndashaka gutaha iwacu kuruhuka ndambiwe n'imibabaro ya hano kw'isi icyambuka tudatinze ndashaka gutaha iwacu kuruhuka ndambiwe n'imibabaro ya hano kw'isi icyambuka tudatinze haleluya uri hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho nimwazaba umunsi umwe nk'abandi bagirirwa kwa Yesu turi hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho nimwazaba umunsi umwe nk'abandi bagirirwa kwa Yesu uzaza ryari uchunguzi aya makuba uyamareho turagutegereje mwami icyambuka tudatinze uzaza ryari uchunguzi aya makuba uyamareho turagutegereje mwami icyambuka tudatinze haleluya uri hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho nimwazaba umunsi umwe nk'abandi bagirirwa kwa Yesu turi hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho nimwazaba umunsi umwe nk'abandi bagirirwa kwa Yesu mwihangane tugiye kuruhuka mwihangane turatashe abasore mwese mwihangane tugiye kubona Yesu mwihangane turatashe w'imfubyi zose mwihangane tugiye kuruhuka mwihangane turatashe abapfakazi nabo mwihangane tugiye kubona Yesu mwihangane turatashe turi hafi yo gutaha iwacu mw'ijuru iyo aho tutazongera kurira ukundi urupfu n'intambara bidashiraho nimwazaba umunsi umwe nk'abandi bagirirwa kwa Yesu agahinda ntabwo kazabanyo nimwazaba umunsi umwe nk'abandi bagirirwa kwa Yesu amarira we ntabwo kazabayo nimwazaba umunsi umwe nk'abandi
bagirirwa kwa Yesu. no gupfushana no gupfusha ntabwo kuzabayo. Ntibazabe umunsi umwe kandi bagirirwa kwa Yesu.